uwo Kristo yakunze aramurwanirira, arakurwanirira. Hari abaringi baririmbye indirimbo ngo araturwanirira. Uwo Kristo yakunze aramurwanirira. Iyo ufite ibibazo, ufite intambara, ufite uburwayi, ufite ibintu bitandukanye, ukaba uri mu rukundo rwa Kristo, Kristo arakurwanirira kandi bikamenyekana, amaso yawe akabibona, n'ay'abanzi bawe akabibona ko Kristo ari mu ruhande rwawe. Ntabwo Yesu arwanira umuntu ngo abyihererane, ntabwo Kristo ajya arwanira umuntu ngo abyihererane. Kristo arakurwanira ku buryo n'abakurwanya bamenya ko yakurwaniriye. Arakurwanirira n'umurozi akamenya ko yakurwaniriye. Hari abantu benshi bafite amasezerano, yafite amasezerano ko azakora ubukwe, ariko ayo masezerano ayahabwa afite abantu bamuroga nk'uko nawe hari abakuroga. Kuba abantu bakuroga ntibizabuza Imana kuguha amasezerano, kuko Imana ifite inzira nyinshi, ifite imihanda myinshi yateguye izanyuramo ikakugeza ku isezerano ryawe, ukaryicarana, ukarirya, ukaryambara, ukanezerwa. Tubona amahoro atari uko ibitubuza amahoro bidahari. Turaseka bikemera, tukavuga bikemera, tukagenda bikemera, tukarya bikemera. Ibituma tudasinzira, ibituma tutagira amahoro bihari, ariko kubera turi mu rukundo rwa Kristo Yesu. Yesu ajya afata umunezero. Hari umuringi rivuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondorwa. Iyo ni inyungu ya kabiri tubona muri Kristo Yesu. Iyi nyungu irakomeye cyane yitwa amahoro. Isi buza amahoro, abantu babuza amahoro, murabizi. Ibihugu buza amahoro, imiryango ibuza amahoro, abavandimwe babuza amahoro, ingo zibuza amahoro. Reka mabwira ahantu wasanga amahoro ni muri Kristo Yesu. Nubona byagucanze uzabyuka ugenda usenge. Ushaka kubaho mu buzima bikagucanga ukumva urasaze, ugenda usenge. Kandi aho Satani ahantu hari hose arahinjira, ariko muri iyi nyungu Yesu anadaka akuhereza amahoro. Haleluya. Twongeye kubaha ikaze mwese abantu mudukurikiye, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, abantu Imana yimanye, abantu Imana irinze umunsi mubi, mwese tubahaye ikaze. Dore ko mu buzima hari ibintu abantu batinya, abantu batinya indwara, abantu bagatinya urupfu kandi naho utazapfa, abantu bagatinya inzara, abantu bagatinya guseba, abantu bagatinya umugayo. Umuntu wese ufite ubwenge ibintu arabitinya. Rero abantu mwese Imana yarinze, noneho rero icyanyuma abantu batinya umunsi mubi. Umuntu wese yifuza ko yagera ku munsi mwiza, yahorana umunsi mwiza, ariko hari igihe ibyo twifuza tutabibona, ugasanga kugira ngo tubibone haje ibindi. Ariko ibyaza byose shimira Imana ko uri muzima, shimira Imana ko uriho, utapfuye, uri muzima. Rero mwese nari mbahaye ikaze, umwumve mwikaze mu ijambo ry'Imana rituje kandi ribohora. Turashaka kuvuga ku rukundo rwa Kristo. Kristo yagize iminsi myinshi myiza, ariko aza no kugira n'umunsi mubi. Ariko umunsi mubi waje kutuviramo imbabazi, utuviramo ubuzima, utuviramo kwaguka, utuviramo amahoro, utuviramo ubugingo. Ariko nta wundi muntu wabikoze, niwe wenyine wabikoze, akora misiyo arayirangiza. Rero mbahaye ikaze kandi abashimiye. Iyo nimvuze abantu batinya, nawe urabitinya. Wakibaza ko nawe ubitinya. Nta muntu umwe utabitinya. Mwisi abantu benshi ibyo bintu barabitinya, barabitinya cyane kurusha n'umuremyi wabo. Uzima abantu badatinya Imana nuko Imana batayibona. Ariko ibyo mvuze abantu batinya guseba, uko yosebye nyine biragaragara. Abantu bagatinya umunsi mubi, kuko umunsi mubi kuzaho abantu bakabimenya. Ariko buri abantu
hari ikintu bagatinya, abantu bagatinya Imana kurusha ibyo byose, kuko Imana iyo uyitinye ukagendera mu nzira zayo, ikurinda ibyo byose kandi ikabikurinda itigeze isaba uruhushya rwo kugira ngo ibikurinde. Kukurinda ni ukukurinda abakuzanira umunsi mubi. Turashimira Imana rero ko Imana iturinze, tukaba tugejeje ku itariki turi bazima tutarapfuye. Mbona kubashimira abantu mubona channel, mukabona linki zacu, mugakora subscribe, mugakora na share. Imana ibaho umugisha, kubera ko turi hano nta bantu mudukurikira twakumva dufite ikibazo, ariko iyo hari abantu badukurikira, iyo hari abantu bakora comment, iyo hari abantu bandika, yo tubona ijambo riri kurebwa, dushimira Imana. Mwese rero Imana ibaho umugisha. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi, ndi kumwe na Diodoni. Murabizi ko atajya ahora abahari ibi byose aba yabigizemo uruhare kugira ngo bigende neza. Ni umuhanga. Buri muntu wese agira impano ye. Njya nkunda kuganira abantu mwese mujye mwemerana, hari ibyo nshoboye, hari ibyo adashoboye, hari ibyo ashoboye ntashoboye. Ntabwo najya kumenya ngo batera kamera gute, ngo bayirebesha he, ariko ibyo bintu n'ibindi byose no kugira ngo mikoro ivuge byose aba ari tayari. Imana ibaho umugisha. Ugira ibyo utinya, sinzi niba nibutse kubabwira ko abantu batinya n'umuruho uragatsindwa n'Imana. Imana izakurinda, urinde n'abana bawe. Abantu batinya n'umuruho, kuko n'umuruho nawe ni hatari, uragatsindwa n'Imana. Tutangiye dusenga Imana. Nyemera dutangirane uyu mwanya ibyo utinya n'ibyo abantu bakwifuriza bibi, n'ibyo ubona byenda kukwataka. Ibyo bintu byose tugiye kuvuga Kristo ubigukiza. Iyo umuvuze neza ukanamuhamagara ukamutabaza, aragutabara akabigukiza, akakongera imyaka yo kurama. Nkwibutse kutabayeho kubw'imbaraga z'abantu, ubayeho kubw'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nizo zikubeshejeho. Iyakurokoye urupfu rukomeye rukabije kuriya, izongere kurokore uhumure. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gutambirwa, uri Imana yo gushyirwa hejuru, uri ibyiringiro by'abizera, uri isoko imara inyota, uri umwami mwiza. Nyemera Kristo, umuntu tugiye kuganira uwo ari we wese nuzumva iki kiganiro, akumvira ijambo ryawe, akumva ubutumwa, ahure nawe mu buhore ukoresheje ijambo. Imbaraga z'Imana zimubeho. Imbaraga z'Imana zibe ku babyeyi, zibe ku bagabo, zibe ku basore, zibe kuri buri muntu wese ugiye gukurikirana uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga ku rukundo dukunda. Yemera Kristo, buri muntu wese ahore n'urukundo rwawe muri amateraniro. Urakoze ngambe kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turashaka kuvuga ku rukundo rwa Kristo, urukundo rw'Imana, urukundo rudacuya. Mbabwire ko inkundo zose zo mu isi ziracuye. Urukundo rw'umugabo n'umugore ruracuye. Urukundo rwa fiancé, chéri, shushu, ruracuya. Urukundo rw'abantu rusanzwe rujya rucuye, rukazamwo umugese, rukamera nabi. Ibyo bijya bibaho. Ndashaka kuvuga ku rukundo rudacuya, urukundo rwa Kristo. Urukundo rw'umuryango, mafamiye, ruracuye. Urukundo abantu bakundana bakorana mu kazi ruracuye. Mwibutse ko hari n'ibyo twita urukundo atari urukundo, aho ko bitewe na serivisi umuntu akeneye, kugira ngo abantu baragukunda ari kubera serivisi. Oya, ndashaka kuza kukubwira umuntu umugukunda. Ndashaka kurangira ufite urukundo rudacuye ni Yesu. Urukundo rusumba izindi nkundo zose zo mu isi. Urukundo rudacuya
nje kubabwira ku rukundo rwa Kristo ko impamvu ugihumeka ari urukundo rwa Kristo. Iyo ruza kuba rudahari uba warapfuye, ariko kubera urukundo rwa Kristo uriho, uri muzima. Turasoma Zaburi ya 18, ni Zaburi ya Dawidi umutware w'abaririmbyi, ni Zaburi ya Dawidi. Ibisigizo nuhasoma uzahita ubibona. Turahera ku murongo wa 3. Hari ijambo rivuze ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira. Mana ishimwe. Ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriwe gushimwa, niwe wenyine ukwiye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ariko Mana ijambo raryoha mwaka byaramo. Reka subiremo ahantu muhumva. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Iri jambo ryari ryinjanye mu bindi bintu, ariko Imana ishimwe. Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye. Uwiteka, Dawidi yabuze uko amuvuga, aravuga ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni umukiza wanjye unkingira. Nawe ufite uburyo wamuvuga, ufite uburyo wavuga Uwiteka. Ufite yamuvuga gutyo kubera iki? Uwiteka ni igitare cyanjye. Kuki yavuze gutyo? Uwiteka yamweretse urukundo, aramwiyereka, abona ko urukundo amweretse atari urukundo rw'ababyeyi, atari urukundo rw'abantu. Hari igihe Uwiteka ahagarara mu kibazo, ufite ikibazo ukabona ko Uwiteka ahagaze. Urukundo Kristo yadukunze rujya rutuma buri muntu wese avuga amazina y'Uwiteka bitewe n'uburyo yabonye Uwiteka. Umuntu avuga amazina y'Uwiteka bitewe n'uburyo wabonye imirimo ye. Ushobora kumwita izina bitewe n'ibyo yagukoreye. Dawidi aravuga ngo ni igitare cyanjye. Haleluya. Aravuga hepfo ngo ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye. Iyo umuntu Uwiteka yamwiyeretse, iyo Uwiteka yakwiyeretse, umusingiza bitewe n'uburyo yakwiyeretse. Ariko burya abantu ntibakagire ngo nutarabona igitangaza cyangwa se nutarabona imirimo y'Imana ntukibwire ko atakwiyeretse. Kuko namenye amakuru ko umuntu wese uri mu isi ararwanwa na Satani. Kuki arwanwa na Satani? Satani we yifuza kubona
yifuza kubona umuntu uri mu isi ari kumukorera. Satani yifuza kubona umuntu uri mu isi yarushye. Satani yifuza kubona umuntu uri mu isi yagize ibibazo. Satani yifuza kubona umuntu uri mu isi yagize intambara, yagize ibintu bitandukanye byamwatatse. Hanyuma ahantu ubonera itsinzi, ahantu ubonera ubutabazi ni hamwe. Nuko Uwiteka ajya ahindukira akakurwanirira, akagukiza iminsi mibi. Uwiteka ajya ahindukira akakurwanirira, akagukiza ibyago n'amakuba. Umuntu wese uri mu isi Yesu amufiteho uburenganzira ko Kristo yaragupfiriye ku musaraba. Ibyaremwe byose byo mu isi Uwiteka bifiteho uburenganzira. Niyo mpamvu ntibukire ngo uryame bwire bwongere bwire utavuze Yesu neza. Urukundo rwa Kristo rujya rudukiza iminsi mibi barokore. Urukundo rwa Kristo rujya rudukiza ibyago, rujya rudukiza umuruho. Urukundo rwa Kristo rujya rudukiza iminsi mibi. Nje kubabwira urukundo niho natangiriye, rutumye ugihumeka, rutumye ukigenda. Dawidi ibi byose yavuze, yarebye urukundo Uwiteka yamukunze, areba imbaraga ze. Hepfo aravuga ngo ku murongo wa 4 ngo nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Yarabirebye asanga Uwiteka ari we wenyine umukunda, ufite urukundo. Urukundo rwa Kristo ararurwanira. Uwo Kristo yakunze aramurwanirira, arakurwanirira. Hari abaringi baririmbye indirimbo ngo araturwanirira. Uwo Kristo yakunze aramurwanirira. Iyo ufite ibibazo, ufite intambara, ufite uburwayi, ufite ibintu bitandukanye, ukaba uri mu rukundo rwa Kristo, Kristo arakurwanirira kandi bikamenyekana, amaso yawe akabibona, n'ay'abanzi bawe akabibona ko Kristo ari mu ruhande rwawe. Ntabwo Yesu arwanira umuntu ngo abyihererane. Ntabwo Kristo ajya arwanira umuntu ngo abyihererane. Kristo arakurwanira ku buryo n'abakurwanya bamenya ko yakurwaniriye. Arakurwanirira n'umurozi akamenya ko yakurwaniriye. Hari umwana w'umukobwa yari afite amasezerano. Hari abantu benshi bafite amasezerano. Yafite amasezerano ko azakora ubukwe, ariko ayo masezerano ayahabwa afite abantu bamuroga nk'uko nawe hari abakuroga. Kuba abantu bakuroga ntibizabuza Imana kuguha amasezerano, kuko Imana ifite inzira nyinshi, ifite imihanda myinshi yateguye izanyuramo ikakugeza ku isezerano ryawe, ukaryicarana, ukarirya, ukaryambara, ukanezerwa. Imbaraga z'abagome n'imbaraga z'abarozi ntabwo zizafunga inzira z'Imana, ntizafunga inzira Uwiteka guharurira, kuko Uwiteka guharuriye inzira imwe iguhesha kugira uburenganzira. Inzira yaharuye mu maraso, akemera kumena amaraso ku bwawe. Iyo nzira nta murozi uyinyuramo. Niyo mpamvu ibyo umurozi byose yapanga, amaraso ya Yesu Kristo arabivuguruza. Iyo ukishijwe, iyo usenga ukishijwe wubaha Uwiteka, urukundo rwa Kristo rukuzaho rwikubye inshuro.
urukundo rwa yemwe mwabana urukundo Kristo dukunda bakagutegurira uburozi ntunamenye ko babuteguye. Hari wavuze ngo nukubukaranga bakabugutegurira bakabukuzanira kubera urukundo rwa Kristo ubuzanye agasitara cyangwa se akanyerera ikirahure kikamucika kikubita hasi kikameneka, yaji yarakuzaniye muri yaji ikamera menetse, yamara kumeneka umutima ukumvijwe kubwiye ngo haguruka utahe mushimire kakoze, ugahita ubona ko hari ikibazo. Urukundo Kristo gukunda bagutega gisida utwaye imodoka ugakora gisida imodoka ikibirangura nk'inshuro nka zingahe, kubera urukundo rwa Kristo gukunda n'icyo uzavuga ikorera abandi icyo uzakorera Imana, bajya kubona bakabona uvuye muri muzima utapfuye. Urwo n'urukundo rwa Kristo, ntabwo ari uburinzi bw'abantu. Hari aho imbaraga z'abantu zirangirira, imbaraga z'Imana zigakora. Urukundo rwa Kristo rukugeraho abantu bateguye igikwa mu buzima bwawe, bateguye guseba kubera urukundo Kristo gukunda, bikarangira mu kimbo cyo guseba Imana ikakubakira izina mu maso y'abanzi bawe. Nzi abantu benshi nawe harabuzi mu byanditswe byera barahari, no mu buzima busanzwe barahari. Umuntu abantu bakaba ari kuvuga ati bya arasebye isi muguyeho, wajya kubona urukundo rwa Kristo rukuzeho mu kimbo cyo guseba, ugasohokana itsinzi, ugasohoka uri guseka, cyangwa se ugasohoka bagutegurira intebe kwicaraho. Urukundo rwa Kristo ruvana umuntu muri gereza agasubira mu ikote, ugasubira mu cyubahiro. Hari abantu babigizemo uruhare kugira ngo ujye muri gereza, barimo bayishima bavuga ati awa twaramugambaniye, awa niyumve, awa natokombere, awa niyumve. Kubera urukundo rwa Kristo rukakuvuganiraho ahantu utari kwivuganira. Umuntu arakugambanira akagufungisha uzira ubusa. Kubera urukundo rwa Kristo Yesu agakoresha ubuyobozi ukavamo. Yararimo yivuga ibigwi, yararimo avuga ati naramuhamije. Urukundo rwa Kristo rukamurasa, yararimo avuga ati naramuhamije, yateye agatebe yakicayeho yavuze ati naramuhamije, naramupfutse byararangiye, naramutwikira ari mu gihome. Yajya kubona akabona wakoresheje agafete, urimo urashima Imana ko Imana yagukuye muri gereza. Urwo n'urukundo rwa Kristo. Ndahanura ubuzima bwawe, urukundo rwa Kristo ruzatuma utungura abanzi bawe. Wenda nta mbaraga ufite, wenda nta mbaraga ufite, nta n'imiryango ikomeye ufite, ariko ufite umuntu umugukunda, kandi urukundo gukunda ntirucuye. Haleluya. Wenda nta n'abavandimwe wenda ufite, wenda se uri agapfubye, wenda se waturutse mu cyaro nk'iri yepfo nk'iyo naturutse. Ariko hari urukundo rukuriho rudacuya. Umuntu akagupangira uburyo bakwirukana mu kazi, akanabipanga. Ndashima Imana ko ibyo abantu bapanga babipanga urukundo rwa Kristo ruhari. Iyo aba bantu bageraga kuri Yesu bakagera ku Mana, mwakabyaramwe, ibinyuma byabo ntabwo twari kubikira. Turashima Imana ko hari uburenganzira abantu badafite. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kugera ku Mana ngo ayiguteranyeho. Umuntu akagupangira kukuvanisha mu kazi, akabipanga, akakuvuga nabi, akaguhimbira, akavuga ibyo wakoze bitakoze, akararateranya abo baruzuye mu isi, akayasopanya,
akaba ubuzima bwo gucinya inkoro, ubuzima bwose akabamo ateranya mugenzi we, atari cyo cyamujyanye. Noneho hari igihe aguteranya yibwira yuko akwishe, ariko kubera kuba mu rukundo rwa Kristo akazajya kwikanga, akikanga intebe yari yicayeho, Imana irakuzamuye igusimbukiza nk'esikariye nk'umunani cyangwa se nk'eshatu, ukajya hejuru ya nk'esikariye nk'eshatu. Yari azi ko yagutsikamiye, akikanga ugiye kumuyobora. Reka mbwira umuntu nk'uriye, nta muntu upfukirana umuntu urukundo rwa Kristo. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, niwigirire nabi. Ibyo biruzuye. None se abavandimwe ba Yosefu, dusoma amateka, abavandimwe ba Yosefu mukuri ntabwo bari bazi ko Yosefu azagera ku nzozi ze yari yararose. Yewe Yosefu yanavuga n'inzozi azibwira se, Isilamu komanga ati wa mwana wasizaho ko abavandimwe baba bazakugisha bakakwica, ariko akabivuga. Bigira abavandimwe mugisha bati rero kugira ngo inzozi ze kutazasohora dushakisha uburyo twatekenika. Mu isi hari abantu batekenika, ariko nubwo batekenika ntibatekenika kurusha Kristo, kuko ubwenge bakoresha, uburenganzira bafite, umwuka bahumeka bawuhabwa n'Imana Data n'Umwana wayo na Kristo n'Umwuka wera, ubutatu butagatifu. Bibwiraga yuko bari abavandimwe baronse ibere rimwe basangira, ariko kubera ishari agatsindwa, bagambira bakora inama bashakisha uburyo bazarangiza Yosefu. Ubu hari abantu bashakisha inama, bagakora inama ukuntu bazakurangiza bakanabigeraho, ariko hari aho batagera, ntibagera ku rukundo rwa Kristo. Ndashimira urukundo rwa Kristo k'ibyo abantu bapanga Kristo abivuguruza bitewe n'urukundo rwa Kristo twiberamo. Ababyeyi munkurikiye, mbafurije kuba mu rukundo rwa Kristo ntimuzarusohokemo. Abagabo munkurikiye, mbifurije kuba mu rukundo rwa Kristo ntimuzarusohokemo. Abasana munkurikiye, ndabifuriza kuba mu rukundo rwa Kristo ntimukarusohokemo. Abakobwa munkurikiye, ndabifuriza kuba mu rukundo rwa Kristo ntimuzarusohokemo. Abantu bapanze bakageraho bakabaga umwana w'intama, ngira ngo kavuga intama cyangwa se ihene, bakabaga umwana w'ihene bagafata uruhu kubera ko ise wa shawe mana yanjye ntiyabonaga yarashaje, barateka karagasaza, dufata uruhu turusiga amaraso turushyira, biri mu ijambo ry'Imana. Turumushyire tumubwira uriya karagasaza, tukabwire ko yarangiye yapfuye. Ngo barajyana bagenda barira ati inyamaswa yamuriye, icyo kora tuzanye uruhu. Abantu Imana ikurinde abantu b'apagani, abantu batamenye Imana, abantu bambaye umubiri, abantu batarimo umwuka wera, abantu bayobwa n'amarangamutima, abantu bajya mu bapfumu, abantu bakora ibyaha bakiyongeza, uzi ubugome bwabo. Imana igushoboze ikurinde mwe nabo, nta muhe bagira. Reba umuntu ufashe umuvandimwe agahimba ikinyoma. Abantu bazi ko ibinyoma bitangiye ubu ngubu, byatangiye kera. Ibinyoma byatangiye kera, ubu ngubu ni bikeya. Kera kwicana byatangiye kera, kuroga byatangiye kera, kugambana byatangiye kera, ubutinganyi bwatangiye kera, ubujura bwatangiye kera, ishari ryatangiye kera, nta bishya bije, byatangiye kera. Ubusambanya, abana kuryamana ba se na ba nyina byatangiye kera, biri mu ijambo ry'Imana. Bibiliya igenda itwereka abana basindishije ise baramusindisha, abakobwa baramusindishije, baryamana se babyara abana.
uwo rero abasubiza ijambo ry'Imana ukanya ngo bitangiye none byatangiye kera amahano yatangiye kera ituriye mu rukundo rwa Kristo ubugome bwatangiye kera amashari yatangiye kera turashima Imana ko hari aho amashari atagera mu rukundo rwa Kristo ntabwo amashari ahagera dufite urukundo runatarariza amashari n'ubugome bikaryama bigatuza Imana ikakubakira izina mu maso y'abagome urukundo rwa Yesu abereyeho kubakira umuntu izina abamucukura urwobo n'abamugambanira batapfuye nicyo cyazanye Yesu Kristo abereyeho kuguhindura amateka abagiye kuguteranya batapfuye baraho kugira ngo bavuge ngo uriya muntu ni umuntu w'Imana Farawo ntabwo ingabo ze zapfuye zapfuye zitabanze kubona zabanje kubona zijyana aho zibwira shebuja Farawo zamuga ngo ururiya ni urutoki rw'Imana rubikoze barabanje barabibona umurozi ukuroga ntabwo azapfa atabonye ineza y'Imana Imana izabanza imwiyereke abone imbaraga z'Imana abone ko ibyo kwifuriza atazabigeraho hanyuma ajye yanogoka nje kukubwira ko urukundo rwa Kristo ruzatuma Imana ikurwanira urwo bagucukuriye nibo bazarujyamo urukundo rwa Kristo reka bivuge nitoze urukundo rwa Kristo urukundo rwa Kristo abantu baricara bakagambana tujye mu buzima busanzwe twe kujya mu bya Dawidi n'ibya Eliya n'ibya Morodekayi twiza mu buzima busanzwe hano mu Rwanda iwacu cyangwa se muri Afurika cyangwa se n'Iburayi mu buzima busanzwe iyo tuvuga Bibiliya ishushanyo ubuzima bw'uyu munsi turimo ibyo usoma hano usanga ibyabaye kera n'ibyo umunsi biri ku uyu munsi uyu munsi urashaka wamara gushaka ukoze mariage hagahaguruka gatsiko kagamije gusenya urugo rwawe kagahaguruka abantu bakarara batariye abantu bakajya bagatekinika abashaka kukwiba abashaka kukwica abashaka kuruga abantu bagashakisha uburyo bagutesha umutwe kubera kuba mu rukundo rwa Kristo mu cyimbo cyo kubona wasaze bakakubona uri kurushaho kugira itoto ntabwo wabara abantu bashingiwe bakabura urubyaro bakajya kwa muganga igihugu cyacu no hanze dufite abadogiteri b'abahanga ariko iyo umuntu agiye yakoze mariage ukamara umwaka utabyaye ukamara ibiri utabyaye ugasanga dogiteri ukajya n'umugore wawe mukajya kwa dogiteri bakavuga ati nta kibazo ufite n'umugabo nta kibazo ufite mwese muri bazima utekereza ko habaye ikidodo nzabantu b'inshuti zanjye baza hanga gukwenda kubw'umutekano wabo ntibapfa kuza ariko nibabona ijambo ry'Imana baze gushyira comment bandike nzabantu biza n'ikiganga nzabantu basomye babahanga nzumuntu bambwiye ngo azabyara nyuma y'imyaka 50 afite ubushobozi ari umuhanga kumubwira ngo azabya nyuma y'imyaka 50 ni nkaho bakamubwira ngo genda wiyakire ariko turashima urukundo rwa Kristo kaho batubwiye ngo tugende twiyakire ariho Imana itangira gukora igitangaza hari ijambo nasomye rivuga ngo nk'uko ubutaka bumera umumero nk'uko umurima umera mu imbuto ziwuhinzwemo ngo niko umwami Imana izameza ngo gukiranuka ngo nishimwe imbere y'amahanga yose iyo twubasha Imana
ijya idukorera igitangaza ikatumereza n'ubumero. Imana ishimwe. Ubu bazi yuko uzaseba, ubu bazi ko uzakorwa n'isoni, ubu bazi ko uzandavura. Imana ifite n'ubumero mu kiganza cyayo mu byikora. Reka iri jambo nisome, ndivuze ntarisomye abantu bagira ngo ntiba muri Bibiliya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 61 ku murongo wa 11 haranditse ngo nk'uko ubutaka bumera umumero kandi nk'uko umurima umeramo imbuto zuhinzwemo, niko umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Reka tubwire abantu ko Imana ifite igikari cyinshi, ifite ibyumba byinshi, imezamwo amashimwe, imezamwo imirimo y'Imana, iyimereza abakiranutsi nabo baha Imana. Hari igihe abarozi baza bagakubura ibyawe byose bikagenda, ariko ujye ubwira Satani ngo hari ahantu utazagera. Ntabwo uzagera mu rukundo rwa Kristo, uzakubura, ariko Kristo ibyo yambikiye nzabigeraho. Kuko bahatwicaye ntabwo tuhicajwe n'imbaraga z'imiryango, tuhicajwe n'urukundo rwa Kristo. Nawe aho ngaho uri ntabwo hari kubera ko abantu bakwishimiye. Aho wicaye naho ugiye kuzica naho uzicara, ntabwo uzahicazwa n'amaboko wishingikirijeho, uzahicazwa n'urukundo rwa Kristo. Kandi unahicara uzamenye ko abakugenza n'abaguhiga bataryamye ngo biyorose, barakomeza akakurwanya, ariko ikurwanya nayo ntijyama ngo yorose. Ntago Imana yacu iryama ngo yorose. Hari korari yaririmbye ngo iyo aryama, ni korari si hajya ni roboti, korari ngo iyo aryama twashira. Reka mbabwire, ni korari roboti ya Godiyari hari hirya ngo iyo aryama twashira, iyo aryama twashira. Nuko ngo ntago Imana iryama nifata amashuka ngo yiyorose. Oya, ni Imana ihora itubereye maso ku manywa na nijoro. Urukundo rwa Kristo. Batera agatebe Imana igategura uburyo izakurwanirira. Baraterana bagaterana ihari, barara bicaye bakara bicaye ihari, bajya kubicisha bakajya kubicisha ireba, barara bakunegura bakara bakunegura ireba, barara bahimba ibinyoma bakara babihimba iri kubireba, bagambira uburyo bazagushimuta iri kubireba, bakagambira uburyo uzakenyuka iri kubireba, bakakwaturaho ibi biri kubireba. Yarangiza ikagutuza mu rukundo rwa Kristo, ahatagira ubugome n'ubugambanyi, ahatagira ibyo byose, ikaguhisha mu mababa yayo. Lekosika erefai. Hari umuntu Imana ihishe iminsi mibi. Imana ifata umuntu baramubwiye ngo azabyara nyuma y'imyaka 50, yajya mu gusenga yasenga, Imana ikavuga ngo mwana wanjye nguhaye abahungu nguhaye abakobwa. Abaganga barakubwiye ngo ntibikunda, waruriye indege. Umva, abarozi muzi gutekenika, ariko haraho mutazajya. Ntimuzagera mu rukundo rwa Kristo, muriho umumvumo wa Kristo, muriho umumvumo w'ijuru, mwaravumwe. Hari uburenganzira mudafite ku itorero ry'Imana, ku bantu b'Imana, ku bamenye Kristo, ku bamenye umwami Yesu, ku bahugiye kuri Kristo. Abarozi bajya amashari. Kandi tuvuga uburozi, ubundi uburozi ni iki? Uburozi
uburozi bwa mbere ni uburozi bw'amagambo, uburozi bwa kabiri ni uburozi bw'ubugome, abantu bajya gucisha ibintu bagatongera. Hari ibintu abantu batongera rwose, nawe waba uri muri Amerika akagutongera, ari muri Afurika akakugeraho. Niyo mpamvu nyabwira ngo nta muntu uhinga umurozi, umuhungira mu nzu y'Imana, umuhungira muri chapelle, ukamuhungira mu rusengero, ukamuhungira mu ijambo ry'Imana, ukiyambaza Imana, ukavuga ngo mwami unjye imbere, unjye imbere mwami isumba byose, genda umunyantege nke. Kubera Imana, kubera ko umuntu yasenze akabyara, agatwita, akabyara, Imana ikamuha umwana, ikamuha n'uwa kabiri, ikaguha n'uwa gatatu, abarozi bahari batapfuye, ukonsa bahari, bakaguhemba bahari, Imana ishimwe, bakajya muri garidiyene bahari, garidiyene ya mbere, garidiyene ya kabiri, bakiga, bagatangira uwa mbere, abarozi bahari, bakavuga ati ntibaziga, batangira kubataka, bagateza ubukene, gubure minerivare bige habi, Imana igaca inzira, abana bakiga, bagateza ngo ubwenge, bagakora mitwe yabo, Imana igatanga ubwenge. Iyo bikarangira abana barangije kwiga, bagakura, bakagira akazi, abarozi bahari, bagakora bahari, bakazarongora bahari, bakazashaka bahari. Na n'uyu munsi turiho kubera imbaraga z'Imana. Ndabwira abantu bankurikiye ko kubaha Imana ni urukingo twinjiramo, tukihisha iminsi mibi, tukihisha n'abanzi. Ntabwo Imana iturwanirira ku garuzi gusa, Imana iturwanira mu buryo bwose bushoboka bwo muri buzima. Ubuzima turimo iyo turi muri Kristo Yesu, Imana iturwanirira mu buryo bwose. Ahantu hose haturuka ikibi, iyo wizeye Imana, Imana ikurwanira mu buryo bwose bushoboka. Aho ugeze ntabwo uhageze kubw'impuhwe za Satani, uhageze kubw'imbaraga z'Imana. Aho utuye, aho uba, ntabwo hari kubera ko abantu bagufitiye impuhwe, uhari kubera kuri mu rukundo rwa Kristo. Uwo mwenda wambara, hari abatifuza kuwambara. Ako gasura ufite, hari abatifuza kukagira. Ubwo bwenge ufite, hari abatifuza kubugira. Hari abantu banga abandi kubera ubwenge bafite. Hakugira ngo abantu bakunda abantu ko Imana yatanze ubwenge, ubwenge buzagira akamaro isi, bukagira akamaro igihugu n'itorero. Hari abantu banga abantu bazize ubwenge bafite. Imana ikurinde mwene abo. Ayo mashuri ufite ntabwo ari uko abanzi bawe badahari, kubera Imana ufite ayo mashuri. Iyo nzu nziza wujuje ntabwo ari uko umurozi wawe aravuze ko utazagira inzu yapfuye, arahari. Ahubwo kubera urukundo rwa Kristo biteye Imana kukuremera ishimwe mu maso y'umugome. Ibanga tugendana ryahishwe abandi ni ibanga ryo kubaha Imana. Kubaha Imana ni ibanga rikomeye cyane. Hari umuririmbyi waremye ngo kugendana na Yesu ni ibanga rikomeye. Kugendana na Yesu ni ibanga rikomeye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rikomeye, ni ibanga rikomeye. Urwo wasimbutse hari abatararusimbutse. Iby'Imana yavuganye nawe nibyo bitumye iryo uhumeka. Ntuzavuga ngo urakomeye, uzavuga ngo hakomeye Kristo uri muri wowe. Ntuzavuga ngo uri umunyembaraga, uzavuga ngo hari umunyembaraga uri kumwe nanjye. Ntuzavuga ngo uratunze, uzavuga ngo hari umutunzi uhagarara butunzi uri kumwe nanjye. Abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya, nibwo duka gusoma. Mugaragu w'Uwiteka
umwami wa Ashuri yashaka kubarimbura, ariko bubasha Imana ibakorera igitangaza mu maso y'umugome. Ubugome bwatangiye kera na n'uyu munsi buriho. Nimubona abantu bangana, ntukagire ngo nibije nonaha, byatangiye kera. Ariko dufite Imana turwanirira. Reka nkubwire inyungu zo kubaha Imana nyuma gusengera, inyungu zo kubaha Imana, inyungu zo kubaha Imana. Inyungu zo kubaha Imana, inyungu 10 zo kubaha Imana. Buri kintu cyose kigira inyungu, kandi buri muntu wese agahembwa bingana niyo yakoreye. Buri kintu cyose kigira inyungu. Inyungu yo kubaha Imana, inyungu 10 tubona mu kubaha Imana, mu kubaha Kristo, mu kubaha ubutatu butagatifu, kubaha Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Reka mvuga inyungu ni nyinshi, ariko reka mvuge inyungu 10. Inyungu ya mbere ni uburame tubonera muri Kristo Yesu dutegereza kuzajya mu ijuru. Iyo ni inyungu ya mbere. Iyi nyungu ihagarariye izindi nyungu zose ziboneka ku muntu Imana yaremye. Ni uburame tubonera muri Kristo Yesu dutegereje kuzajya mu ijuru, kuko tuzimurwa igihe nikigera. Iyo ni inyungu ya mbere tubonera muri Kristo Yesu, yitwa uburame. Mu nyungu 10, iyi nyungu yitwa uburame, ndabisubiramo, ihagarariye izindi nyungu zose zo mu isi. Iyi nyungu umuntu wese yashaka gusibanganya amateka yawe ashakisha uburyo iyi nyungu igongwa, ugapfa ukavaho. Ariko kubera ko kumenya Imana no kumenya Kristo, ikintu cya mbere Imana ikora nicyo yabwiye Kuru, nicyo ijambo ryabwiye Kuru ngo Kuru umwana wanjye nzakujya imbere ahantu hataringaniye maringanize. Na Dawidi niho yavuze ngo nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Aba banzi Dawidi avuze ni abanzi bashaka kwapfa, ariko amenya ko inyungu yitwa ubuzima iva ku Mana. Iyo ni inyungu ya mbere tubona muri Kristo Yesu, inyungu yitwa kubaho. Ni ubuzima tubonera muri Kristo Yesu, ni uburame tubonera muri Kristo Yesu dutegereje kuzajya mu ijuru. Ibintu byose bikurwanya bishaka kupfa, ariko kubera uwo wamenye uracyahumeka. Kandi ubundi atari imbaraga z'Imana, hari ahantu abakurwanya bagufatira hamwe. Nawe ufite uburinzi, hari ahantu abantu bakurwanya bagufatira. Makubwire ni mu bitotsi. Ubukomeye, ubumeze ute, ubutunzi bya mirenge, ufite ibitwaro, ufite amashuri, ufite amafaranga, ufite imwe zikurinda, ufite abaja, ufite iki, hari ahantu hamwe Kristo akurinda aba bagome. Ni mu bitotsi. Nta muntu umuntu yasinziriye, nta muntu umenya iyo ari. Sobanukirwa ibi ubyiteho. Umuntu ukuroga agira tekinike nyinshi, zimwe akazikoresha ace mu muyaga, zindi akazikoresha ace mu mashazi. Nimubona tekinoloji igezweho ku buryo abatuye mu isi bakoresha ubuhanga bagahagurutsa isazi atari isazi. Hari igihe umuntu yicaye hariya akikubita ku gahanga, akikubita ku kibuno, akizunguza, agakata umusatsi, ati ndiho ndakomeye. Hari ahantu utacikira umwanzi wawe, mu bitotsi. Iyo tubwira abantu ngo basenge, nuko ibyo dufite byose n'ibyo bushikirizaho byose, iyo ugiye mu bitotsi ntumenya kubifite. Iyo ugize amahirwe urarota.
ari amafaranga ari kuri konti ntumenya ko yafite, uba wapfuye ubundi. Hanyuma mu bitotsi umuntu yakohereza abazimu bakakuniga, umuntu yakohereza amahembe akagufata. Ese ibyo wabikizwa n'amafaranga? Umuntu yakohereza imyuka mibi, yakohereza amahembe, yakohereza amarozi, yakohereza imyuka mibi, biriya bigenda mu kirere, biriya batongera ibitongerano. Nose nimuze abantu mwese mwandike kuri comment, nimuze abantu basinzira ibintu bikabaniga, umuntu akarara uti ibintu biri kumuniga. Buriya hari abaryama bagasinzira, umuntu akarota yicaye mu mugano. Hari abaryama bagasinzira bakarota bari gusimbuka impfu, bari gusimbuka. Hari abaryama bagasinzira bakisanga bakarota bari mu marimbi. Bujya Yesu abahari mu nyungu tubonera muri Kristo Yesu. Gukanguka ukava hariya hantu ntabwo ari imbaraga zawe, ni imbaraga ziva mu rukundo rwa Kristo ukiguhaye ubuzima bwo kubaho. Iyo ni inyungu imwe tubonera muri Kristo Yesu, tudakura mu mafaranga, iduhesha kugira ubuzima uburame buduhesha kuzabona ubugingo buhoraho turi muri Kristo Yesu. Iyi nyungu irakomeye cyane, ntabwo izi nyungu zose ushaka kuza kuzirangiza ko zirakomeye, izindi zivuga nihuse, ariko iyi ngiye nshatse kuyitindaho. Iyi ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri tubonera mu Kristo Yesu, tubona amahoro atari uko ibitubuza amahoro bidahari. Turaseka bikemera, tukavuga bikemera, tukagenda bikemera, tukarya bikemera. Ibituma tudasinzira, ibituma tutagira amahoro bihari, ariko kubera turi mu rukundo rwa Kristo Yesu. Yesu ajya afata umunezero. Hari umuringiro rivuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondorwa. Iyo ni inyungu ya kabiri tubona muri Kristo Yesu. Iyi nyungu irakomeye cyane yitwa amahoro. Isi buza amahoro, abantu babuza amahoro, murabizi. Ibihugu buza amahoro, imiryango ibuza amahoro, abavandimwe buza amahoro, ingo zibuza amahoro. Reka mabwira ahantu wasanga amahoro ni muri Kristo Yesu. Nubona byagucanze uzabyuka ugenda usenge. Ushaka kubaho mu buzima bikagucanga ukumva urasaze, genda usenge. Kandi aho Satani ahantu hari hose arahinjira, ariko muri iyi nyungu Yesu araza akuhereza amahoro. Haleluya. Hari amahoro tubonera muri Kristo Yesu atari uko abanzi bawe bafashe konje, ahubwo mu nyungu zo kumenya Imana no gukiranuka no kusenga, tukagira amahoro atari uko ibitubuza amahoro byafashe konje, byasinziriye. Ni ngombwa ngo ugire amahoro, kuko iguhisha amahoro ikurindira umutekano naho utareba. Iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu tubonera muri Kristo Yesu, iyi nani yoroshye, ni inyungu yitwa umunezero. Amahoro n'umunezero biraturanye. Umunezero uturanye n'umugisha. Nta muntu unezerwa atagize icyo abona. Umuntu wese ubabara aba afite ibyo yatakaje. Unezerwa n'icyo yabonye yakeneye gikamutuma umunezero uzamuka. Inyungu ya gatatu tubonera muri Kristo Yesu nuko Kristo ajya duha amahoro akaduha n'umunezero. Akira umunezero nshuti y'Imana. Reba iyo wambaye agatimba baravuze ngo uzakambara, uba ufite umunezero kandi ukanezerwa n'uwakuruze yabutaje. Ukanamubona uri mu ikanzu, ukamubona yanakugatesha uzashaka narapfuye nagiye mu gitaka. Imana igahita bati shaka, ikakuremera umunezero w'ukuroga ari hari. Imana ikuremerera guhanuriye mu izina rya Yesu. Kotremanga de pai. Sho, bintu biraryoshye we. Iri jambo riraryoshye we. Ya. Umunezero. Imana ituremera umunezero mu cyimbo cyo guhora turira. Igituremera umunezero rimwe na rimwe yabona n'ibitwara umunezero wacu byarakabije, ikabyambura uburenganzira, ikabyambura n'ubuzima bwo kubaho, ikabikumbanya nk'uko yakumbanyije Herode.
iyo Imana ibona bikabije ku muntu wayo ikumbanya ibikubuza umunezero ugatambuka. Imana igukumbanyirije ibyaguhize mu izina rya Yesu. Bibiri igenda igaragaza abantu bagiye bashaka kubuza abandi umunezero, Imana ikabakumbanya. Yakumbanyije Herode, yakumbanyije abanzi ba Danieli, itegura intare zirabahekenya n'amagufa ziramenagura. Aho twishingikirije muri Imana kuko utavuze muri Imana abantu babonesha iyo Imana itanga umunezero hajya n'umuntu ushaka kukwambura ikamukura mu nzira ugasigara. Inyungu ya kane, Imana iduha umugisha w'ibifatika ari nawo utubyarira umunezero. Imana ikuremera umugisha wo nkurikiye muri iri jambo ry'ubuhanuzi rikomeye. Imana ikuremera umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikuremera umugisha muri Kristo Yesu. Ikuremera, hari umugisha w'amagambo, hari umugisha w'amakuru, umuntu akafite amakuru ategereje. Imana ituremera umugisha. Hari umugisha baranzagufasha nzagira gute, hari umugisha Imana ikuremera w'ibifatika. Ibifatika bizana umunezero mu mutima w'umuntu ndetse bikanazana n'ibyiringiro by'ahazaza ko ubuzima buzahinduka. Imana ikuremere umunezero wifatika. Iyo ni inyungu tubonera muri Kristo Yesu. Inyungu ya kane, Imana ituremera umunezero tubonera muri Kristo Yesu. Dawidi yagize umunezero awugira abanzi be batapfuye bahari neza. Arawugira komera. Lekosi kadefai arakomera. Esther yagize umunezero arawugira neza. Moridekayi yagize umunezero arawugira neza pe arakomera. Inyungu ya gatanu, Imana iduhagurukiriza ba Simoni, iduha imiryango muri Kristo Yesu, iduha abavandimwe muri Kristo Yesu. Niba uri imfubyi, niba uri umupfakazi, niba uri incike, niba utagira inshuti, ndakumenyesha ko muri Kristo Yesu harimo inyungu y'abantu. Imana mu byo ifite n'imiryango. Uriya muntu wakugiriye neza ntago ari kubw'imbaraga ze, ni Yesu wamunyuzemo aguhuza n'umunyamumaro. Iyi ni inyungu ya gatanu, inyungu ituma tubona abavandimwe muri Kristo Yesu. Twahasanze ababyeyi ba mama bacu, twahasanze ababyeyi twahasanze bakuru bacu, twahasanze ba papa, twahasanze barumuna bacu, twahasanze umuryango. Muri Kristo Yesu tuhasanga umuryango. Ni nayo mpamvu Satani akunda kurwanya inzu y'Imana. Tujya tubona abantu umuntu agashima ati nashima Imana, nari imfubyi nta kintu agiraga, nashima Imana. Nejo narabibonye ku rusengero umuntu ashimira umushumba wacu, namushimira ashima Imana, ashimira umuryango yaboneye muri Kristo Yesu. Iyi ni inyungu tubonera muri Kristo Yesu. Uri imfubyi, abantu bagutaye, abantu bakwanze, abantu bavangusigaza izuba rimwe. Inyungu ya gatanu, Imana iduha umuryango muri Kristo Yesu. Ugasanga umuntu afite umuryango, ugasanga umuntu Imana ikaguha umuryango, ikaguhagurukiriza abantu utanazi, ikaguhagurukiriza umuryango ukaza. Rekosika eremo, ikaguhagurukiriza abantu bari mu hanze bafite abantu Imana agihagurutsa, kandi uyu muryango uzi utanaziranye. Hari ubwihagurutsa n'abari kure n'abari hafi, ikabahagurutsa ikabuza amahoro bagahaguruka bakaza. Abantu bari bazi kuzaseba, Imana ikaguha umuryango mukicara n'abakabati komera mwana wacu, bakaguhindura umwana, bakagushigikira. Umva nubwo hari n'abanzi, ariko no muri Kristo Yesu dufite umuryango. Hari igihe abantu bibwira yuko abantu bamenye Imana badafite umuryango. Dufite erepa newo zangita erefoy. Muri Kristo Yesu tuhagira umuryango mugari w'abana b'Imana. Iyo ni inyungu ya gatanu. Inyungu ya gatandatu, abantu bamenye Imana bagenda n'ihumure. Hari abantu babuze ihumure mu buzima bwabo.
bagenda n'ihumure. Inyungu yo kumenya Kristo nuko umuntu amenya Kristo agenda n'ihumure. Mwese abantu barakomeretse, abantu bafite ibikomere, abantu bafite agahinda, abantu bafite imibabaro, abantu ntibasinzira, abantu bari kuyaho, ariko umuntu wamenye Kristo agenda n'ihumure ry'amakuru adakuye ku bana, amakuru akuye ku Mana. Uzumva umuntu wawe ngo ufite amakuru, ufite ibanga ryo mu mutima, genda n'abantu batamenya, Yesu umwana w'Imana bamuri nge, iryo niryo banga ngendana. Iyo ni inyungu tubonera muri Kristo Yesu, tugira ihumure ry'ibyo Imana yavuganye natwe. Hari abantu bavuganye n'Imana, bavugana n'Imana ko izabagira neza. Umuntu uzavuga Imana nivuga, uwo ntabwo tuzaba inshuti. Imana iravuga, umwuka wera arakora, Imana ishimwe. Yo Dieudonne umunyamakuru, wemera ko Imana ivuga? Nangize ngo urabihakana, twabwe tuhishinga urubanza. Imana iravuga. Amakuru dufite twakuye ku karago dukura mu nzu y'Imana aduhesha kugira ihumure. Ihumure kaduhesha gutegereza amasezerano. Iyo umuntu yatakaza ihumure ari yahura, yatiyahuye arwara toroma. Yatarwaye toroma aturika imitsi kubera ko nta humure afite. Umutima wajugunye wataye ihumure uranapfa, umuntu arapfa. Iyo ufite ihumure ubaho. Ndashimira abantu mwese mujya muremesha abandi, akiri ihumure mu izina rya Yesu. Uriheshwe n'ibyo Imana yavuganye nawe. Inyungu ya karindwi tubonera muri Kristo Yesu ni inyungu yitwa umwuka wera. Yo Mana we Imana ishimwe. Inyungu yitwa umwuka wera. Ntabwo kumva ijwi. Umwuka wera kagusanga mu rusengero, kagusanga mu modoka, yagusanga mu ndege, yagusanga uri mugenda, yagusanga uri mu marira, yagusanga uri mu bibazo, yagusanga uri mu bitaro. Umwuka wera ahantu hose, kandi umwuka wera akaza akavugana nawe, akaganira nawe. Iyo nayo ni inyungu bakundwa bene data. Iyi nyungu nayo ntiyoroshye, tibonera muri Kristo Yesu. Inyungu ya karindwi ni inyungu yitwa uburinzi. Naho mbabwira mu mwanya karabwa ngo nta umuntu ashaka gushaka n'imbwa n'iki, ariko dore inyungu tubonera muri Kristo Yesu. Inyungu yitwa uburinzi. Iyi nayo ntugire ngo iroroshye. Imana iguha ubuzima ikanakurindira n'uburinzi, ikaguha n'uburinzi, ikaguha ubuzima ikanakurinda. Umuringi ngo Imana irinda Abisirayeli, ihoriri masoni sinzira. Inyungu ya munani bwiye abantu bankurikiye ni inyungu yitwa kwihangana. Umuntu wese iyi nyungu ntago wayibona udasenga. Udasenga ni wihangana, huko uranarwana ugakubita abantu amacupa, huko bikabera nabi. Kwihangana ni inyungu tubonera muri Kristo Yesu. Twiheshejwe n'iki? N'amakuru y'ijuru. Ukavuga ati reka nihangane, nshingiye ku by'Imana yambwiye, reka nihangane. Ni inyungu ikomeye cyane. Ni ya munani, ni inyungu ikomeye. Ubu si inyungu yo urayifite? Uzi kwihangana kurukwana ni abantu. Inyungu ya cyenda nihute ni inyungu yitwa urukundo. Urukundo. Hari uwo muntu ugira urukundo akareba ariko si urukundo ufite rukumva he? Kumva ukunze ibintu by'Imana, ukumva ukunze abantu b'Imana, ukumva ukunze inzu y'Imana, ukumva kujya kwa muganga gusura abantu. Hari umuntu usengera urukundo ntarubone. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondoro korungana. Inyungu tubonera muri Kristo Yesu ni inyungu yitwa urukundo.
abantu bose mu isi bakeneye umuntu bakunda. Umuntu wese akeneye umuntu umubwira neza, umuntu wese akeneye umuntu umubwira ati ndagukunda, umuntu wese akeneye umubwira neza. Hari abantu bashaka ko babwira neza batazi kuvuga neza. Imana iguha umutima w'urukundo nabyo kuvuga wiyongozamo ukeneye ngo ukeneye abana bagukunda utabakunda se gute. Se Imana iguha umutima w'urukundo. Nabuze abantu bankunda, se Imana iguha imana y'urukundo. Urukundo bararusaba bakabwira umutima w'urukundo. Abantu benshi urukundo rwarasasigara uburyarya. Umuntu aragukunda akabeshya, aragukunda akajya mu byaha, aragukunda akakunyanganya, agakunda agakora amateka abeshya. Urukundo rwe kubashize. Ibikomera abantu bafite, reka mvuge mu bikomere byo Mungu, ibikomera abantu bafite byo Mungu by'abantu babeshya abandi. Arakunda agukunda iki ko yakurangije. Urukundo rwarahe mu nzu y'Imana, urukundo rwaragiye mu makware, rwaragiye mu banyamasengesho, rwaragiye hano se, rwaragiye mu nabara akufitiye ishyari, yabona uko ubuje Imana akagira ishyari. Urukundo rwaragiye, yabona n'umuntu umunyamakuru mwiza akagira ishyari, yabona umukaza akagira ishyari. Urukundo rwaragiye, kandi kera abantu barashikiranaga ugasanga banashyikiye abandi bishimiye ibyo abandi, ariko urukundo rwaragiye. Iyi nyungu rero ni inyungu abantu bakwiye gusaba Imana, ukabwira Imana ngo Mana ndashaka urukundo. Urukundo kandi urukundo rwashize mu itorero, itorero rirangiye. Urukundo rwashize mu muntu wabirangiye. Umuntu watakaje urukundo ahinduka nk'ingwe, umutima afite ubugome bwa hatari. Bundi ikintu kibesheje hisi ni urukundo. Urugushizeho hatari. Inyungu ya nyuma ya 10 n'ijye basengereye kunago navango birangize, tuzabona ubugingo. Tuzabona ubugingo. Iyi ni inyungu turusha abantu bose batamenye Imana. Abantu batamenye Imana, abantu badakijwe nibazarimbuka, bategereje kurimbuka. Ariko abantu bihanye bakijwe bategereje umuzuko, bazabona ubugingo. Tuzimurwa mu isi tugiye iwacu aheza twubakiwe n'Umukiza. Ngo hari amazu menshi cyane, ngo muri isi ntiyago turayabona. Ni inyungu ikomeye cyane. Iyi nyungu yiyizi ntugwa. Umuntu utazi inyungu y'ubugingo aba murimo w'Imana janda. Ikizamukubwira ejo arakizwa, ejo akagwa, ejo agiye kurimba, ejo bivuyemo, ntabwo azi ko hari inyungu ya nyuma yitwa ubugingo. Nkuko hariho inyungu yitwa uburame ariyo ya mbere tubonera muri Kristo Yesu, dutegereje iki kuzajya mu ijuru. Niyo ya mbere itangira. Habaho n'inyungu ya nyuma ya 10 yo kuzabona ubugingo. Mu isi urarama utegereje nanone kuzajya mu ijuru. Hagati aho ngaho niho harimo za nyungu zose zirimo zikubimwa aho ngaho. Naho zikubiye urama ukakira za nyungu zose tuvuze, ariko utegereje no kuzajya hehe mu ijuru. Iyo rero ukizwa nabi, hari umuntu avuga ngo ukizwa nabi ragatitera umwako. Iyo ukizwa nabi, ibi mu bintu bituma abantu bakizwa nabi no kudakizwa, n'ugukizwa tazi impamvu akikijwe. N'ugukizwa utazi, kuko uzi impamvu ukijijwe. Hari ibintu wihanganira bitewe nuko urugendo rujyamo ntabwo ruzangira hano mu isi, urugendo ufite ruzarangira mu ijuru. Imana igushoboza. Igihe cyose uzakizwa uzi neza ko urugendo urimo ruzaragira mu ijoro, uzakomera, uzakizwa, kandi uzihangana kugerageza kugeza igihe utegereje iki. Ibyo hano niba byanze uzavuga atereka nihangane, Jaridine yenye ngo ningira mu ijoro bazaririmba. Iyo ndi maze mbango sibizi nimba ari ikijoro nimba ari sura ntabwo bizi, ariko nugira mu ijoro uzahozwa amarira. Iyo turi kurimba tugiye kuririmba n'ahandi, hari n'umuzabone ngo Imana izanagura amarira yacu ni hehe ni mu ijoro. Rero iri joro rizagirwamo n'abantu bera bakijijwe, ubaha Imana, bavuye mu byaha, bataguye, kugira ngo ushobore kujya mu ijuru wakira urukundo rwa Kristo. Iyo ni inyungu ya 10 dutegereje twese. Mbese urayifite? Waruzi impamvu ukizwa no kugira ngo uzajye mu ijuru. Nimba udakijwe n'aka kanya, ukaba utarukijwe, gambira gukizwa neza kuko uzapfa. So gutera ubwo uzapfa.
ube mugufi, muremure, ufite amafaranga, ufite amakamyo, ufite imodoka, ufite abana beza, uzapfa. Igihe kizagira uzapfa, uzajyayo. Ufite ama etage, ufite ibintu bikomeye, igihe kizagera Imana ikwimure upfe, uzajyayo. Ibyo ukora byose uteganya ko hariho n'urupfu, hakabaho n'umuzuko, uzapfa n'urupfu uzajyayo. Urupfu rugusanze rugusambana, rugusanze rukwiba, rugusanze rukugambana, rugusanze mu kabari, rugusanze mu moko, wajyayo. Rugusanze uri mu mbetezi, rugusanze uri mu bujura, kwihana biba birangiye, gukizwa biba birangiye. Ibyo utakoze n'ubu ukibikoze wajyayo. Kizwa bifite intego. Ndagira ngo dusenge Imana. Birashaka utarukijwe, upfukama ahantu n'ubwo Umwami Yesu, mbabarira ibyaha byanjye, kura mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu mwanya umpindure umwana wawe. Fata amateka yanjye mabi uyahambire kuri, undemera amateka mazima. Mu izina rya Yesu, amen. Kwifurije gukizwa neza. Icya kabiri, nimba udafite aho usengera, egera urusengero rukwegereye bakwakire. Nimba uri kure y'ahantu badasengera, kurikira gusenga rwa channel yacu kuri YouTube, dukomeze dufatanye. Nimba uri mu mujyi wa Kigali, dusange kuri Sheri aho dusengera kuri ADPR, ni buri cyumba cy'amasengesho cyo kwa gatatu, uze tugufashe tugushikiriza abashumba bakubatize. Ukizwe ufite intego y'ahantu ujya. Abantu benshi bari gukizwa badafite intego. Hari abaza mu z'Imana kora ko bahanuriye ko bazabona abagabo. Ni muri za nyungu ari kukeneye utegereje ubugingo. Ibi nzabibasobanurira mu nzu y'Imana, ibibamo ariko Imana iduha ibiduhera mu nzira tujya mu ijuru. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Urukundo rwawe rudusimbutse iminsi mibi. Sengeye umugabo, sengeye umukobwa, sengeye umusore, sengeye umubyeyi wese ngo ature mu rukundo rwawe. Kuruturamo nuko abasha gukora ibyiza, agakizwa neza. Ndasengeye umuntu wese warudukurikiye ngo umuhe gutura mu rukundo rwawe. Yaba ukomeye, yaba woroheje, umuhe gutura mu rukundo. Naturamo, ibimuhiga ntabwo bizamubona. Insobo bamucukuriye zizaterwa mu isina. N'abari mu rukundo rwa Kristo, intebe ze ntibazayihenura. N'abari mu rukundo rwa Kristo ntago azapfa akenyutse, kuko uri mu rukundo rwawe umurinda iminsi mibi. Nta bimutungura, umubera amaso. Umuntu uri mu rukundo rwawe akomerera mu maso yaba muhiga. Ndasengera umuntu wese udukurikiye ngo umuhe gutura mu rukundo rwawe. Urakoze Mwami kubikoze, ubikore kuyubahisha. Mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagire neza. Ijambo ry'Imana akagaruka. Ndabifuza gutura mu rukundo rwa Kristo. Bye bye.